Ndi papa sava. Umva nizere ko mwaryohewe. Karyohewe rwose. None bicaye ese Ruga. Reba hano. Mu gihe bari gutegura ibyo batubwiye mwese twagutera uturirimbo. Umva bemeza. Tukira mwanya suri Imana igatanga imigisha ngo muyishyireho. Naringize nti Mutuze. mu gihe bari gutegura ibyo batubwiye mwareka tukaba dutera uturirimbo duhimbaza Imana. Ruga. Badushyiraho akaririmbo. Akaririmbo? Ariko nta muntu ufashe biryoshye. Yego. Zamura amashimwe y'Imana Ruga. Komeza usenge nurambirwe inkono y'Imana irimo gutogota. Komeza usenge nurambirwe inkono y'Imana irimo gutogota. Komeza usenge Haleluya. inkono y'Imana irimo gutogota. Komeza usenge nurambirwe inkono y'Imana irimo gutogota. Komeza usenge hoya wicika intege inkono y'Imana irimo gutogota. Komeza usenge hoya nurambirwe inkono y'Imana irimo gutogota. Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Haleluya. Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Iyo bidahiye bitera mu nda. 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 Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Tuzabirya bihiye neza. Iyo bidahiye biranuka. Iyo bidahiye biranuka. Iyo bidahiye bitera mu nda. Haleluya. Amen. Kuri Imana ibaha umugisha mwese kuza rwose guhesha Imana icyubahiro. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndumva nabuze nk'ukuntu nababwira. Haleluya. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Rero utuntu mfite hano murabona ko ari dukeya, ntabwo twabakwira mwese, ariko turaduha abantu bitanga cyane mu murimo w'Imana. Njye muntu wa mbere ndi bugana ni Rugaba pe. Aririmba Ni neza. ukuri Rugaba aradufasha mu murimo w'Imana. Uwa kabiri ni nde rero? Dative. Dative. Akira. Undi muntu twagaha ni nde? Digidigi. Ariko wamugani nde? Umurimo w'Imana utangaje ni ukuri wo gucurangira. Mbona wayikoreye wamanitse amaboko cyangwa ngo mwaramwari. Amanika yakira. Undi muntu se twagaha ni nde? Mariko. Mwigisha. Margarita njye mbura n'ikintu namuvugaho. Njya ndeba nkabura nk'amagambo nakoresha yo kumushimira pe. Ariko Margarita Imana yo mu ijuru igigumisha pe. Kuko umurimo ukora ukomeye pe. Ubukomeye ntabwo twebwe twawushobora, ni Imana ikubashisha. Ni ukuri nawe aka kantu kakugereho. Murakoze cyane. Ni ukuri murakoze cyane. None se ako ngako ngiye mwakanyiyera gasigaye. Ntabwo mukecuru
mukecuru niko mukecuru se nawe ugiye gushegera biswi ubu koko imyaka ufite ntabwo uyizi nawe urangwanya ubushaka kunteza wajya satani umenya imyaka dufite nawe nta muzukuru nasize kuko sinakamuha kakarya ariko nibura n'abakora uryohe umurimo w'Imana mama ndakumva ndarishaje ndarisha ariko mama sava ewo kabyara wo karama nga remera ruriya rungano da remera reka tukamuhe ariko ugitari mama sava nakamwa rwose kuko nikuzi ko ndi mama y'umwana ihembura nyina mama sava ntureba buriya njyewe buriya kariya gakojeje mu kanwa bebe bari busanzwe umva gitari ubwo ntureba njye ngakojeje mu kanwa ni ukumfata mu menyo kuruta agashingwa ry'iyi urashaje nawe rero murabizi ko bumaze gucya rwose urabona namwe aho ikirere kigeze ndagira ngo noneho umwigisha asenge isengesho ryo gusoza ni ukuri mwakoze kwitanga njye sinabona ukuntu nabashimira dore n'utwo twari duhari n'utwo dusangiye mugende muwe rwose mwifashisha utwo ngutwo kandi ndabizi ko Imana izabongera ndabizi ko Imana rwose ibibareba ibireba bababaye ikareba abantu bose ikumva ko namwe mubikeneye niyo mpamvu ikoresha nyine abakozi bayo kugira ngo namwe mutagira ikibazo nawe ikongerere subizaho umugore hari ukuye Imana ibonye kurekuye hari abo uhaye buriya Imana igiye kuzana imigisha ishyiraho reka umwigisha Margarita aradusengere noneho dutandukane mama sava turagushimiye cyane murakoze cyane Imana ibaha umugisha utagabanije reka rero dushime Imana hanyuma dusengere no gutandukana duhe Imana icyubahiro data mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje Imana ikomeye Yesu tugushimiye ibyabereye hano tugushimiye kubw'inyama twariye muri uru rugo tugushimiye kubwo icyayi twanyweye muri uru rugo tugushimiye kubw'imitobe twanyoye muri uru rugo twanyoye twahaze inda zacu ziruzuye ushimwe Mana dusabiye umugisha uru rugo rwa papa Sava na mama Sava turakwinginze kugira ngo ibinyamisogwe byo muri uru rugo bigende byere buzuze ndakwinginze ngo ibinyampeke muri uru rugo yaba amasaka yaba ingano yaba imiceri bigende byere byuzure ibigega data mwiza ibinyabijumba ndabikweretse nkweretse ibirayi nkweretse ibikoro nkweretse ibijumba nkweretse imyumbati reka bigende b'amahunge mu izina ryawe reka beze bahunike babone ibyo baduha dushyira ingo zacu ndetse n'ubutaha bazaduha n'ibyo dushyira n'abandi dufitanye amasano ya kure komeza kubagirira neza reka amatungo yabo uhereye no ku mbeba yayindi ya kijyambere databuja wari ukagera ku nkoko ukagera ku nkware za kijyambere ukagera ku nkwavu ukagera ku ihene ukagera ku ngurube ukagera ku nka databuja mwiza ndakwinginze kugira ngo bigende byororoke reka amata ajya ahora muri uru rugo tuze tunywe duhage databuja wera n'ibituruka hirya mu maduka nabyo bize reka amasukari aze babone ibyo baduha reka amavuta ze ya jambo apana yayandi y'amamesa data mu izina rya Yesu amamesa turayamaganya reka databuja umunyuze naho undi w'abadiyabete ikuze abarwaye diyabete hano bajya baza bahayoru w'abadiyabete tugirire neza data mwiza reka amaji aze ya maji yo mu nganda pana yandi batobanga tugirire neza nyakubahwa Imana uru rugo ukomeze urwuzuzemo tuyatuza tuhabone byose ngushimiye kuri Imana nziza komeza ubane nabo komeza ubongerere ubakubire 7 inshuro ndwi databuja wera abarwaye bwakira zahakirire abafite imirire mibi hano izahakirire ni mu izina rya Yesu dusenze murakoze amen bave mu mutuku Mana amen wahageze mugabo mwiza Sava ese kudasuhuza abantu
ariko se wowe wamuhuye n'icyo gikapu wa mugore urashima umugabo afite n'umuzigo mwakire mama Pasava twagize ibihe byiza mudahari yemwe Pasava rero ndabona noneho reka noneho twatandukana ngo iki mwagira moto twari tumaze gusengera gutandukana nagira ngo mbakire Pasava aho mugabo mwiza kereka ikinyobwa papa sava naho ubundi bindi twaye umugabo mwiza umugabo mwiza ni ukuvuga ngo niwo basahurira urugo pe niwe mugabo mwiza ushaka kuvuga toka shitanizi utuntu nzajya no kuri safari abandi baza bikorera nibyo uri kwita umugabo mwiza katika jina la Yesu epishitani ndimo ndakubaza icyo ushatse kuvuga ngo umugabo mwiza ni ukuvuga ngo ni ukwirwa musahurira imitungo ndazana ibintu ugahita ujya gutanga hega nabumvaga musenga ngo iki gihora he ngo nibiki bihora hano hanyuma mugumya mutange nibiki hari ibintu se ko Imana yagwiza amaboko cyane umenya ko rwose amaboko atanga arusha umugisha ahabwa niko byanditswe byera bivuga urukundo murarugira muzabaho gasaceceka aho ngaho nawe amaboko atanga amaboko atanga hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo iki amaboko atanga arusha umugisha amaboko ahabwa hanyuma se guha umukire byo bavuga ko ari iki si ukwambika izahabu yarana rya zahabu ku kizuru cy'ingurube ntabwo ariko Bibiliya ivuga ndabihimbye nabyo biranditse hanyuma niko mama sava muri aba bantu hano niko niwe waburaye n'uru rudigi nayo mabuno niwe waburaye oya none bari kukumera imitungo se kubera ko hitwaguruka niba hari uzi yuko yishyuye ibi bintu biraha imiceri biswi ibiki byose abihagurukane uzi ko nta na kimwe yishyuye mvira mu rugo none se ko ari gukorera wegege totoka bakubwiye ko nawe ubuze se hasoni pasava gutanga n'umugisha kandi mama sava ntumubabaze cyane niko wowe madederi si wowe madederi ntabwo ari wowe ucigatiye ibiki shyira hejuru turebe amavuta barakujurije ariko sha n'imigati koko ubu bari kugushakaho umugisha ntabwo ari ejo bundi wafunguye za kampani ntabwo ufite amakampani ngo abumva niba ari ibiki boroki sima n'amapave n'ibikora imihanda ntabwo nabonye imashini ntabwo wabyamamazaga hanyuma utwo papa sava akuye noneho isafari uje kuturiranga ntabwo wabyamamazaga tereka zana hano zana mutange muzahabwa haguruka cyariye rugaba uri muri imyozi iki wowe nasaba Imana ntabwo muhora mu bukwe ntabwo mbarangira ubukwe buri wa gatanu buri wa gatandatu ku cyumweru ntabwo mukora wowe ku cyumweru ntabwo wakoreye ku irebero ntabwo mbizi niko nsabima nari ahantu bagwaye 30,000 ukabyanga ngo bitabaye 60 ntuyafata uva mu bukwe bumwe ujya mu bundi uva ubukwe butatu mbere ya saa sita ntabwo mbizi njyewe ntabwo ari ku wa gatandatu uyu munsi si ku wa mbere ntabwo mbizi ruga wowe noneho MC uraririmba ukavuga inka ntabwo mbizi none murashaka imito hanze vuga ruga hanze mumvire mu rugo hato ntabwo ufite moto ntabwo iverisa ibyawe byari ibihe hita usohoka nawe sohoka
ndavuze ngo sohoka ari we ntawe reka ugira utyo urasuka amabara yose wambaye impeta z'amazahabu amasaha urambaye ibi bintu babisukira ubusa ntabwo ibihumbi 10-12 bigenda ahangaha ariko urashaka kurya imitsi ya papasa hanze nawe sohoka none ahangaha sohoka se ihute mvira ahangaha shyira hasi dati shyira hasi mwambaye amasarubeti mwambaye inkweto izo nkweto zigura ngahe niko Nyiragitare bagwaye ikiwo ushyira umwana hakiri umushyire n'inda rye ebyiri nta soni ntabwo ukama buri gitondo na buri nimugoroba se ndabiyobewe ibitoki ntibigwirirana mu murima amahungi y'amateke ntashisha munsi y'urugo uyu mukana nangukuye si kunyamunyo y'iwawe ntiyatangiye guhungura ariko urashaka imitungo sohoka mu rugo vira mu rugo uraho ngaho ufite amatacu ufite iki ariko papa savamo mama iriya biswi yari yawe ariko papa sava mwene data Masava yarampaye tabwira nabo umwigisha ibi bintu jya kubigura mbiguze mu maturo yanyu mbigura mbikuye mu maturo yanyu ubu urimo uratanga ibintu nakuye mu maboko yanjye wirwa wicaye ahangaha ushashe akabero urasoma bibiliya abandi barokore abaririmbyi ntabwo aribo bacuruza ntibafite amaduka muri quartier commercial iyo muteranyiriza ibyuma muteranyiriza sentetizere na gitari si babitanga wowe uri ahangaha gusa naga mu kanwa bigasohokera naga mu kanwa bisohokera nta karimo ntiwahinga ntiwagira ute nuko irwana muririmba mwarangiza ugatanga ibyo nasengera murasengera iki ni gute musengera ngaho ni mu mubaza ndagura ibi ndagenda nkazana utuntu nzanye tw'amezi 2 akaturya iminsi 15 nkasanga byashije ntabwo uhita umamagara ukavuga ngo muraburara iyo urimo kunuka buri gukorera Imana se ubukorera Imana Papa Sava abona ariyo mpamvu garuka amahoro kuri Imana irakubwira mufite amataci nyine mufite amataci imbaraga z'amasengesho wizeye nawe ni kuri Imana yakurinda uze n'ikindi kiri wahangaha niko digidi ntabwo wishyura Margarite zo ntacyo kirira biswi hano uyogoshesha iki urwo ni urwembe hari ubwo ari nyonganyonga ntabwo wishyuye sohoka nawe hita usohoka sohoka ariko sohoka wakwigendera ugatanga amahoro mu Rwanda umwigisha erega uranza nawe induru ngo ntibabwire umva ndavuze Margarita haguruka mufate mugende mujye mu ikanisa bagusengera amadayimoni ayo ngayo y'ubupfapfa n'ubupfayongo no gutagaguza mushiremo are muhite mwagura mwese mumvira are toka mugende mureba aho mu musengera muzangarurira umuntu uzi icyo agomba kumara mu rugo wese urako ihute nawe nta soni we garura ibyo bintu utwaye ntakumena umutwe mugende mumvire mu rugo ibintu ndazana iby'amezi 2 iminsi 15 ugatangira kumamagara umbwira nabi turarya iki turaburara ngo muransengera nkagaruka amahoro amahoro nimwe muyatanga mwebwe